ndabasuje kandi mbifuriza ibihe byiza abakunzi bacu mwese aho muri mu Rwanda mu mahanga ndetse no ku isi hose by'umwihariko abanyeshuri basoje umwaka w'amashuri 2022 2023 aho uyu munsi ku itariki enye z'ukwa 12 nyine amanota yabo maze kugera hanze. Ni mu kiganiro n'itangazamakuru n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ndetse n'ikigo gishinzwe ibizamini bya leta hano mu Rwanda ndetse n'ibindi bizamini byose. Bagiranye ikiganiro mbere y'uko bashyira hanze amanota y'abanyeshuri bakoze uyu mwaka w'ibihumbi 2022-2023 ibizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye. Mwaka wa 2022-2023 reka duhikaze kandi abantu bari online barimo kudukurikira kuri YouTube channel ya Minedik bari mu mpande zitandukanye z'igihugu cyacu, namwe tubahaye ikaze. Nyakubahwa Minisita, banyakubahwa bayobozi mu nzego z'uburezi, ibigo bishamikiye kuri Minisiteri y'Uburezi, banyakubahwa abanyamakuru dufatanya umunsi ku munsi kugira ngo amakuru ajyanye n'uburezi abashe kugera hirya no hino. Munyemerere nyakubahwa Minisita tubaha umwanya hanyuma mutugezeho umusaruro wavuye mu bizamini bya leta byakozwe mu mwaka wa 2022-2023. Nyakubahwa Minisita munyemereye twabaha umwanya. Murakoze muraho. Nyakubahwa Minisita, PS, abayobozi b'ibigo bitandukanye bishamikiye kuri Minisiteri y'Uburezi, abandi bayobozi bari hano mu nzego zitandukanye, babyeyi, banyeshuri, ari abari hano mu cyumba ndetse n'abari kudukurikira, nagira ngo mbanze mbasuhuze kandi mbahe ikaze muri uyu muhango tugiye gukora mu kanya wo kubabwira ibyavuye mu bizamini byakozwe n'abanyeshuri barangiza mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye mu byiciro bitandukanye, harimo abiga ubumenyi rusange cyangwa se icyo twita general education, hakaba harimo abiga amasomo ya technique cyangwa se technical secondary schools, hanyuma hakabamo n'abiga inderabarezi cyangwa se TTCs. Muri rusange rero uno muhango ubanziriza ikindi gikorwa noneho aho abanyeshuri bashobora noneho gukoresha imbuga twabahaye bakaba bareba amanota yabo ndetse bakaba banareba n'ibindi bijyanye na performance yabo. Kugira ngo rero tubabwire muri rusange uko ibizamini byagenze, nagira ngo nsabe umuyobozi wa NESA afate umwanya banze kutubwira imibare muri rusange uko duhagaze, hanyuma anatubwire performance, hanyuma turaza kongera kugaruka tureba dusubiza ibibazo cyangwa se tunakira ibitekerezo bivuye mu banyamakuru bari hano ndetse n'abandi, hanyuma nyuma yaho turi buze gukurikizaho kwishimira abakoze neza kurusha abandi. Murakoze. Murakoze nyakubahwa Minisita, ndagira ngo nk'uko mubisabye ngeze ku bantu bari hano umusaruro wavuye mu bizamini bya leta byakozwe n'abanyeshuri barangiza amashuri yisumbuye. Reka ntangire mbabwira ko muri uyu mwaka abanyeshuri bose biyandikishije gukora ibizamini bya leta bari 80,892 basoza nyine icyo cyiciro cy'amashuri yisumbuye. Hanyuma muri abo banyeshuri mu 80 murambabarira 80,525 bangana n'ikigereranyo cya 99.55 nibo babashije gukora ikizamini cya leta. Muribuka ko ibizamini bya leta bibamo ibyiciro bitandukanye. Twabanje gutangaza amanota yavuye mu bizamini bya leta by'abanyeshuri basoza amashuri abanza ndetse n'asoza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye
kubera ko tuba tugira ngo basubire ku ishuri. Uyu munsi rero ni ukubagezaho ibyavuye mu bizamini by'abanyeshuri basoza amashuri yisumbuye. Mpereye ku mibare y'uko abanyeshuri biyandikishije mu byiciro bitandukanye, abakandida biyandikishije gukora ibizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye biga ubumenyi rusange ari byo twita general education ni 48,699. Abiyandikishije gukora ikizamini cya leta barangiza amashuri ya tekiniki imyuga n'ubumenyingiro ni 28,192. Naho abiyandikishije gukora ikizamini cya leta biga amashuri y'inderabarezi TTC ni 4,000 n'umunyeshuri umwe. Muri aba bakandida rero haba harimo abakandida basanzwe babigira ku mashuri, ariko haba harimo n'abakandida bigenga. Uyu mwaka rero mu bakandida bigenga nako baba bari ku mashuri bigira ku mashuri, mu banyeshuri biga uburezi rusange bari 46,654. Hanyuma biga tekiniki imyuga n'ubumenyingiro 26,435. Hanyuma biga inderabarezi bari 3,987. Abakandida bigenga abakoze ibizamini bisoza amashuri yisumbuye mu burezi rusange ni 2,045. Hanyuma mu mashuri ya tekiniki imyuga n'ubumenyingiro ni 1,687. Naho abarangiza inderabarezi ni 14. Muri aba bakandida bose rero abakobwa mu bakoze ikizamini gisoza amashuri yisumbuye mu burezi rusange ni 27,382. Hanyuma naho muri mashuri ya tekiniki imyuga n'ubumenyingiro ni 12,966. Hanyuma mu mashuri y'inderabarezi ni 2,293. Abahungu biyandikishije 21,317. Abarangiza amashuri ya tekiniki imyuga n'ubumenyingiro 15,226. Naho abarangiza inderabarezi ni 1,708. Uyu mwaka rero uko twabibonye amashuri abo banyeshuri bavamo yari 776 ku banyeshuri bakoze ikizamini cya leta gisoza amashuri yisumbuye mu burezi rusange. Hanyuma muri tekiniki imyuga n'ubumenyingiro bavaga mu mashuri 232. Hanyuma muri TTC bavaga mu mashuri 16. Nuko nguko rero imibare yabiyandikishije gukora ikizamini cya leta yari iteye. Hanyuma twagira rero ngo tubagezeho uko umusaruro wifashe wavuye mu bizamini abanyeshuri bakoze. Turahera mu banyeshuri bakoze ikizamini gisoza amashuri yisumbuye mu burezi rusange. Abakandida biyandikishije nari nabavuze. Abakandida bakoze ikizamini mu burezi rusange mu 48,699 biyandikishije 48,455 bangana na 99% bakoze ikizamini. Hanyuma muri abo bakoze ikizamini 46,000 n'abanyeshuri 51 bangana na 95.4% nibo babashije kugera ku bipimo ngenderwaho by'imitsindire. Hanyuma abanyeshuri 4.9 ntago babashije kugera ku bipimo ngenderwaho by'imitsindire tugenderaho. Hanyuma hano mu banyeshuri bakoze ikizamini cya leta gisoza amashuri yisumbuye mu burezi rusange, ikigaragara muri rusange nuko abakandida b'abahungu bakoze neza ugereranije n'ab'abakobwa, kuko ufashe abanyeshuri b'abahungu bose bakoze ikizamini cya leta 96.8 baratsinze, naho wafata abanyeshuri bose b'abakobwa bakoze ikizamini cya leta 93.6 nibo babashije kugera ku bipimo ngenderwaho by'imitsindire dukoresha. Aho hari mu burezi rusange tugiye
umusaruro wavuye mu bizamini bya leta bisoza inderabarezi ibyo twita TTC hari hiyandikishije abanyeshuri 4,001 muri bo 4,000 bakoze ikizamini cya leta noneho ubu kuvuga 99.98% muri abo 3,989 bangana na 99.7% babashije kugera ku bipimo ngenderwaho by'imitsindire, hanyuma 0.3 nibo batabashije kubigezaho. Nanone hano umuntu arebye imitsindire rusange y'abanyeshuri uko bakoze agereranije abakandida b'abahungu n'ab'abakobwa uko byifashe, biragaragara ko hano abanyeshuri b'abahungu barushije gato cyane ugereranije n'abanyeshuri b'abakobwa, kuko ufashe mu mashuri y'inderabarezi ku banyeshuri bose b'abahungu bakoze ikizamini 99.8% baratsinze, naho ku banyeshuri b'abakobwa 99.6% baratsinze. Mu by'ukuri babarushijeho gato cyane. Mu mashuri ya tekinike imyuga n'ubumenyingiro nk'uko nari nabivuze mbere, abanyeshuri biyandikishije bose bari 28,192, hanyuma 28,070 abariho bakora ikizamini, hanyuma muri aba bakoze ikizamini 97.6% nibo bagejeje ku bipimo ngenderwaho by'imitsindire, hanyuma 2.3% abariho batabasha kubigezaho. Nanone urebye hano abakandida b'abahungu barushije gato nanone abakandida b'abakobwa, kuko ufashe abanyeshuri b'abahungu bose bakoze ikizamini cya leta mu mashuri ya tekinike imyuga n'ubumenyingiro 97.7% babashije kugeza ku bipimo ngenderwaho by'imitsindire, hanyuma 97.5% mu bakobwa bose bakoze abaribo bageza ku bipimo ngenderwaho by'imitsindire. Nuko nguko rero umusaruro wifashe mu bizamini bisoza amashuri yisumbuye. Ndagira ngo nanabagezeho ibindi bintu nka bitatu mbere yuko nsoza. Icya mbere nuko iyo dutangaje amanota y'ibizamini bya leta, nyakubahwa minisitiri yabivuze, hari buze gukurikiraho mu mwanya muto uri imbere uko abanyeshuri n'ababyeyi baza kureba amanota. Bikorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, ni ibintu bamenyeye, no kujya ku rubuga rukusanya amakuru y'uburezi, hanyuma bigaragara bakayireberaho, ndetse n'uburyo babikoramo nabwo akenshi basanzwe babuza, ariko no ku rubuga naho nabwo ruriho.